mu gihe dusatira iminsi mikuru ya Noheli n'ubunani, hari abantu benshi batekereza ko kwizihiza Noheli cyangwa se n'ubunani bakabikora mu busabane. Turamenyesha ko coronavirus itagira Noheli cyangwa n'ubunani. Icyo kintu bakimenye. Abumva cyangwa bifuza ko ingamba n'amabwiriza biriho byakoroshywa bamenye ko ubu ari bwo ahubwo hakwiye yuko izi ngamba n'ibyemezo bikwiye gukazwa kurushaho uko byari bisanzwe. Mu gihe dusatira iminsi mikuru ya Noheli n'ubunani, hari abantu benshi batekereza ko kwizihiza Noheli cyangwa se n'ubunani bakabikora mu busabane. Turamenyesha ko coronavirus itagira Noheli cyangwa n'ubunani. Icyo kintu bakimenye. Abumva cyangwa bifuza ko ingamba n'amabwiriza biriho byakoroshywa bamenye ko ubu ari bwo ahubwo hakwiye yuko izi ngamba n'ibyemezo bikwiye gukazwa kurushaho uko byari bisanzwe.